ubu mfite ikibazo cyo kutabyara maze imyaka 7 nabuze n'uwo nganiriza kuba yamfasha kuri icyo kibazo kandi birashoboka ko hari abantu bashobora gutanga intangangore bakaziha abandi bakabyara. Ubwo twabigiyemo na muganga n'uwo mugore intangangore barazifata ndazitanga. Yes, kaze inshuti bakunzi ba Legacy. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu utangaje cyane yitwa Umuhoza Rosette. Twamumenyeho amakuru atangaje cyane. Ni inkuru nziza ariko itangaje. Ni n'ubwa mbere ngene numvise ko ibyo bintu bishoboka. Ni inkuru ivuga ko wigeze gutanga intangangore ku muntu wari warabuze urubyaro abasha kubyara. Ese iyo ntangangore yaje kuyimuha, byaje kugenda gute? Si ibyo bintu birashoboka? Agiye kutubwira neza icyo gikorwa uko cyagenze uko byatangiye. Rosette tuguhaye ikaze kuri Legacy. Murakoze cyane kuntumira kuri Legacy TV. Iyo nkuru niyo koko yarabaye kandi ni inkuru mpamo. Ndabyibuka icyo gihe yari tariki 3 z'ukwa gatandatu 2015. Twari dufite inama, hari kampani nakoreraga, twari dufite inama, noneho umwe mu bo twakoranaga yarampamagaye arambwira ngo ntabwo ari buboneke ngo nze kumuvugira. Ndamaza se wagiye? Arambwira ngo hari umugore yagiye gusura ngo ari mu bitaro ngo afite ikibazo cy'uko atabyara, noneho ubwo ngo kandi ngo yabuze umuntu yaganiza kuba yamuha intangangore. Noneho ubwo ngubwo ndamuganira kibazo ntariko ndumva wazampuza n'uwo muntu tukaganira kuko numva ko namufasha kuri icyo kintu. Ubwo ngubwo nyuma y'igihe yaraduhuje, amaje kuduhuza nyine turaganira, arambwira ati ubu mfite ikibazo cyo kutabyara maze imyaka 7 nabuze n'uwo nganiriza kuba yamfasha kuri icyo kibazo kandi birashoboka ko hari abantu bashobora gutanga intangangore bakaziha abandi bakabyara. Ndamubwira ni se mana yanjye ngiye rwose nagufasha, ariko se twakegera twahura na muganga nkamubaza ibibazo ntekereza ko nta impact zabaho, ngiye nkaba nagufasha. Icyo gihe yampuje na muganga turi batatu, ngiye n'uwo mugore na muganga tuhaganira. Muganga mubaza ibibazo byose nari mfite kw'iyo process. Muganga amara impungenge, twemeranya ko ngomba kumuha intangangore. Igihe cyarageze intangangore ndazimuha. Hari uko bigenda nyine, hari process bicamo kugira ngo nizo ntangangore zibonekere ku gihe banazimushyiremo. Ubwo twabigiyemo na muganga n'uwo mugore intangangore barazifata ndazitanga. Mbese ntago nyuma yaho nakurikiranye, gusa twaje guhura ambwira yuko yabyaye abana b'impanga beza cyane. Ubwo ndishima, yashatse no kuma ikiguzi kw'izo ntangangore. Ndamubwira oya, nta kiguzi nshaka, icyambere ni ukugufasha nanjye bya Imana yazampa umugisha kandi nkaba proud yayo yuko hari umuntu nafashije akabyara yaramaze imyaka 7 atabyara. Ubwo byaje gucamo nyine arabyara, ariko ntago byari byoroshye. Urumva no gufata imiti ukagira ute, ibyo abaganga nibo babizi. Ariko uwo mugore yarishimye cyane, arishima, yashatse kumpa amafaranga menshi cyane. Ndayanga, ndavuga oya ndi gukorera Imana. Ubwo rero nashaka no kuvuga ku bantu abakobwa baraho bapfusha intanga zabo gusa bakazi buri mu kwezi bundi intangangore zirasoka. Bo akumva nta muntu yafasha, kandi hari abantu benshi bafite icyo kibazo cyo kutabyara kandi bishoboka ko wenda bashobora kubona intangangore babyara. Ubwo ndagira inama abakobwa cyase n'umugore bashobora kwigomwa
bagakora ubwo bufasha niyo batahembwa cyangwa se bagahembwa, ariko ni ikintu gikomeye gufasha umuntu wari umaze igihe nk'icyo ngicyo atabyara akaba yaribarutse. Ndabashishikariza kuba bafasha, bagira umutima wa kimuntu bagafasha nk'uko nanjye nafashije. Hanyuma se abo bana yabyaye uwo mugore wigeze ubabonaho? Abana nabonye beza cyane, n'abana b'impanga. Se wabonye mudasa? Oya, nabonye tudasa kuko bo bafite ubwiza burenze ubwo mfite. Buriya se bapimye ADN ntibasangamo amaraso yawe? Simbizi, sinzi wenda abaganga uko babigenza, ariko kandi ikindi izo ntanga baziteye muri uwo mugore, sinzi nuko babihujije ibyo bibera muri labo, ntabwo nabimenya. Hanyuma uyu munsi wiyumva gute kuba hari abana babashije kubaho ubigizemo uruhare, byakira gute? Murakoze, biranshimisha cyane kuko ni ikintu gikomeye utabasha kwiyumvisha, kandi nanjye hari igihe kimwe nicara nkavuga ariko se nk'ibi bintu bihora biza buri kwezi bipfa ubusa, ubundi nta kintu byamara. Ariko ndashima Imana yuko kuba hari abana bavutse nabigizemo uruhare, kandi n'uwo mwana akava ku gitutu cy'uko atabyaraga, umuryango mbese warongeye urasubirana, barishimana we n'umugore we kuba bafite abana, ndabyishimira cyane. Hanyuma rero tugaruke ku kintu watubwiye mbere cy'ukuntu watanze intangangore. Tujya twumva no hanze y'u Rwanda ibyamamare, abasitari, kumva ngo Cristiano yabyaranye n'umugore ariko ntazwi. Se kuki utigeze ugira umutima wo kuba wavuga ati izi ntangangore ngiye kujya nzigurisha nanjye, ko warubonye ko bishoboka kandi hari abantu babuze urubyaro? Rwose ntabwo nari kuzigurisha kuko ubuzima mfite Imana yabumpereye ubuntu. Ntabwo hari ibintu utagakwiye kugurisha. Ngewe nakoreye umutima nama wanjye n'urukundo rwanjye, ndavuga nti reka yampaye akayabo k'amafaranga Ndayanga, ndavuga nti nawe uzabinyibukiraho, cyangwa se nutanabinyibukiraho Imana ubwayo nizangororera. Rero ntabwo nagomba kwakira ayo mafaranga cyangwa se kumuca amafaranga, kubera yuko nanjye Imana yamereye ubuntu. Ubuzima mfite Imana yabumpereye ubuntu, ntabwo nagomba kumuca amafaranga. Twabyumvise ko watanze intanga binagenda neza, ariko se process yo kuzitanga kugira ngo zikuvemo byaciye mu zihe nzira, kugira n'umukobwa wundi wakwifuza kugira umubafasha akamuha iyo ntangangore wabuze urubyaro yumve ko ari ibintu bishoboka? Bica mu yihe nzira, bitangira gute, mwatangiye mute? Njyewe nkimara nyine guhura n'uwo mugore, namusabye yuko twahura na muganga nkamubaza ibibazo byose nkeka ko ntekereza. Mbese twahuye na muganga, ndamubaza se muganga umuntu ashobora kuzitanga akongera akabyara cyangwa se akabyara neza? Mubaza nyine ibibazo byinshi. Muganga arambwira ati uko kubyara rwose birashoboka na kenshi cyane, birenze uko ubitekereza. Ndamubaza nti se kuzikuramo byo ntabwo bishobora gutera ikibazo, ntabwo biryana? Muganga arambwira ati oya, nta kibazo bishobora gutera, kuko natwe biramutse bigize ikibazo ntabwo twagusaba kuzitanga. Ubwo ngubwo arambwira ati ni nk'uko zisohoka zikagenda, ariko hari ubundi buryo bo babikora nk'abaganga. Ubwo rero twagiye muri iyo process, muganga nkajya mpura na muganga nka 2 mu cyumweru, akampa imiti yo kugira ngo zikure, yo kuzirera kugira ngo zikure kandi bazanazibonere ku gihe. Nkayinywa, nta nubwo yigeze imerera nabi, banteye n'urushinge, nta kintu na kimwe byigeze bihungabanya ku buzima bwanjye cyangwa byongere ku buzima bwanjye. Ubwo rero igihe cyarageze nyine intangangore igihe kiragera cyo kugira ngo nzitange. Nta nubwo nazitanze, ariko nta nubwo bazise baziha uwo mugore. Hari uko babigenza nk'abaganga bakazazimutera, abaganga nibo babizi. Ariko igihe cyarageze ndazitanga neza cyane, nta ubabare nagize, nta n'ingaruka zaje nyuma yo kuzitanga. Hanyuma se ubwo uwo mugore nyuma ntabwo waje kumenya igihe bazimutereye? Njyewe nkimara gukora ibyo ntabwo nongeye kubijyamo, gusa twaravuganaga nk'amazi meze ute, meze neza, aza kumbwira ngo aratwite, anyohereza amafoto atwite. Numva ndishimye cyane, ndamubwira nti mbabarire nunabyara uzantumire nzaza kubasura mu rugo. Yarabyaye
njya kubasura mu rugo bari bishimye ari umuryango wishimye bari bafite n'amafaranga baranzimanira banyereka n'abana beza bafite ubwiza b'abakobwa bafite amaso manini ariko nkabona nyine tudasa tu ubwo byaranshimishije cyane nyuma yaho gusa baje kwimuka bajya mu Bugande nimero zabo ndazibura ariko nyuma naje kuzibona gusa turavugana kandi barishimye cyane. Abandi bana se wabuze bafite usibye abo ngabo baturutse ku Intangangore wabahaye? Ntabwo nongeye kubabaza niba hari abandi bana gusa yari yambwiye ati azongera kuba yagerageza kuba yabyara abo bana bamaje gukura. Ntabwo nongeye kubabaza kugeza na n'ubu. Hanyuma ubusanzwe wakoraga iki icyo gihe? Icyo gihe nari umukinnyi w'umupira. Wakinnye n'umupira? Nakinnye n'umupira ariko hari na kampani nakoreraga icyo gihe. Duciremo amakipe barakinnyemo n'ayahe? Nabanjije muri AS Kigali. Muri AS Kigali mbona nta gahunda bafite zo kunsinyisha kontra. Ubwo hari kada anterinoma zabaga umutoza AS Kigali twari tuzimo twenda kujya gukina mu Bugande. Ubwo tujya gukina twagiye gukina Inyamata niho izo kada anterinoma zaberaga. Noneho haza kuza umutoza wa APR niho twamenyaniye. Abona ukuntu nitwara abona na taye yanjye nayo ifite taye nziza ntarabyiva cyane ndi muremure. Abona taye yanjye kandi arakeneye umugaridiye nakinaga ndi umugaridiye. Ubwo turahura arambwira se warasinye muri AS Kigali? Ndavuga ntabwo ndasinya. Ati se ko mushaka ko nkeneye n'abagaridiye kandi nkambona taye yawe ibimerita wabyemera nkagusinyisha? Ni nta kibazo ariko ndabanza mvugana na umutoza wa AS Kigali ndamubwira rero ndabona nta gahunda ufite yo kunsinyisha contract kandi nabonye ikipe nziza ya APR mwanyemerera nkagenda. Avuga ngo nta kibazo. Mbese no muri AS Kigali sinisanzuraga nabonaga abakinyi baho bagira umushiha gusa ndashimira umukinyi bita Judith ni umuzamu akina no muri nationale yambaniye neza cyane yamaye nafite na equipement nkeya arazima ndamushimira. Ni umukobwa utandukanye cyane n'uwitwa Gloria nawe ni kapiteni ndabashimira cyane. Ubwo navuye muri AS Kigali mitanjya muri APR ndasinya icyo gihe. Noneho turakina tukajya tujya muri match tugahura n'amakipe akomeye tugakina tugatsinda. Ubwo nasinyemo n'imyaka ine niba atari 5 ntago nibuka neza. Turakina tukajya dutsinda. Ubwo nkomeza umupira gutyo. Muri APR sari ibikombe watwayemo? Oya nta bikombe natwayemo. Mutaratwara igikombe? Navuyemo tutaratwara igikombe ariko nasize hari ibyo yatwaye. Twaje gukina turakina 2010 ntago nibuka umwaka neza. APR y'abagore bahita bayikureho nkajya nteriya intuze ibiraka mu makipe amwe namwe. Noneho ubwo bigeze aho ngaho nkabona birimo biragongana n'amashuri yanjye kuko nge nashakaga kwiga. Avuga ati wenda kuko hari abakinyi benshi batiga bakunda gukina ariko ntibakunde kwiga ariko nge nagiyemo mfite target mvuga ngo ngiye kugenda nkine nanige. Ubwo rero APR igihagarara nagiye gutera ibiraka. Maje gutera ibiraka nkabona ntibiri guhura neza n'amasomo yanjye. Ndangije ndavuga ati reka ndeke iki ngiki nkomeze iki. Naretse football bita nkomeza mu masomo yanjye ndanayatsinda ndangiza secondaire nkomeza na kaminuza nayo ndayirangiza. Muri football tujya twumvamo amarozi mu makipe araroga biriya bintu bibaho? Biriya bintu birashoboka cyane. Wigeze uhura nabyo? Ndibuka hari match twari dufite y'ikipe ikomeye sindi wivuge umutoza w'abagaridiye icyo gihe badutozaga afata gazanjye n'iz'undi mugaridiye twari turi gukorana wagomba kunsimbura ngize nk'ikibazo arazifata azijyanye rero arongera arazitugarura. Twari turi kwitegura match icyo gihe twari ndumva twari turi no ku kibuga
turi kwishyushya dukoresha ifomu. Noneho ubwo ngubwo arazijyana, ntabwo yatubwiye icyo agiye kuzikoresha, gusa yazitugaruriye arazimpa. Noneho arambwira ngo ujye uzambare, ikindi numara kuzambara nurebe ibiri imbere. Noneho nugera mu kibuga, ukimara kugera mu kibuga uhita ujya mu izamu turaba twabanjemo, ukoze ku mazamu, ku mapoto y'amazamu, ugenda usigaho no hejuru usigeho. Yakimara kumbwira ibyo bintu nagize ubwoba, ndavuga mana bya bintu koko bibaho birashoboka. Nagiye mu kibuga mbikora nyine nkuko yabimbwiye, kuko icyo gihe utabikoze munatsinzwe akumva ko ari we wabigizemo uruhare cyangwa se wamusuzuguye, ubutaha ntujye muri ntubanzemo. Naragenda bikora mfite ubwoba, ndangije nkina mfite ubwoba. Noneho nkavuga se mana ubu ngubu noneho ndamutse mvunitse, ko numva ngo abantu babikoresheje bavunika cyangwa bakahura n'izindi shoke, nyina mfite ubwoba. Ariko match twarakinye turayitsinda, nta n'igitego banyinjije, natashye ntanavunitse, nta kibazo kirimo. Naho ibyo barabikoresha cyane. None se ubwo sibyo byatumye mutsinda iyo match ibyo biroze? Ntago mbyizera 100%, kuko ntabwo hari n'abatsinda kandi batabikoresheje. Nkeka ko ari kwa kundi Imana iba yakwihereye itagendeye ku ibyo by'ibikonikoni ngo muraroze. Hari n'abatsindwa bakoresheje ubwo burozi, ariko ngiye nkeka ko twatsinze kubera ubushake bw'Imana, kuko twebwe yari ikipe ikomeye kandi itsinda buri gihe. Mu yandi makipe se mwabaga muhanganyeho ntabwo byavugwaga n'iby'uburozi? Byaravugwaga cyane, ariko ikintu budafite gihamya ntabwo wacyemeza. Nanjye ibyo nabyemeye ari uko uwo mukoca w'abagaridiye twatse izoga akazijyana, akambwira ati ugenda ukoze ku mazamu gutya na gutya. Ntabwo ngiye nabyizeraga, sinanabyemeraga, ariko nanjye akimara kumpa izoga nkabikora, nahise numva ko nyine uburozi bubaho. Hanyuma se buriya nk'umukoca utoza ikipe y'abagore harya aba ari umugore cyangwa ari umugabo? Icyo gihe yari umugore, ariko ubu ngubu barabihinduye, ashobora kuba umugore cyangwa akaba umugabo. Ese ubwo ari umugabo ari nko guselectinga abakinnyi babanzamo, ntabwo ushaka kugira amarangamutima cyangwa akaba yagira abo atereta mu ikipe? Ntabwo bibaho? Ibyo simbizi, bishobora wenda kuba nka nyuma, ariko mu kibuga aba ari isura y'akazi nyine, ntabyo kuzana ibyo guteretana n'ibiki. Gusa njye ntabwo byambayeho, nta nubwo nigeze mbyumva, ariko biranashoboka. Hanyuma rero duciremo gato mu rugendo, winjiye ubundi muri football gute? Ko tumenyere ko nta mukobwa mwiza ukina football. Yego. Winjiye muri football gute? Wari ufite imyaka ingahe? Murakoze, ninjiye muri football niga tronkome. Ikigo nigagaho cyafavorizaga abantu football, mbese yaba y'abahungu n'iy'abakobwa. Ubwo rero njyewe nakuze numva indoto zanjye ari ugukina football, kuba gukina filme, cyangwa se nkaba umunyamakuru w'imikino nyine. Nakuze ari izo ndoto zanjye, cyangwa se nkaba umugore w'umunyamafaranga wikorera business. Nakuze ari izo ndoto zanjye. Noneho aho nigaga tukajya bafavorizaga football, ubwo ngubwo hari amakipe nyine y'abakobwa, tugakina tugatsinda muri interscolaire, tugacyura igikombe, FPR tugakina tugatwara igikombe. Ubwo narakinye, none ubwo ngubwo tuza guhura n'ikipe ya AS Kigali. Interscolaire twaje guhura na AS Kigali, ntago twahuye muri interscolaire, ahubwo ni ikipe y'akarere twakinaga ibintu twakinaga igikombe cya FPR. Ubwo duhura na AS Kigali, AS Kigali iranshima. Icyo gihe AS Kigali yaranadutsinze iranshima, nyuma yaho maje kunshima barandokirita gutyo. Nuko ninjiye muri football nk'umunyamwuga, ariko twajya tujya mu makadantrenoma tukajya gukina za Uganda za hehe. Nuko ninjiye muri football nkimara gusinya muri APR, mvuye muri AS Kigali, ariko n'amakipe nakinaga muri interscolaire yari ibigo bikomeye bizwi hano mu Rwanda. Ubwo nkimara gusinya muri AS Kigali nako muri APR, nibwo nabyinjiyemo nyine nk'umuntu bikunze cyane, nk'umuntu w'umuprofessionnel. Hanyuma rero nabonye uri umukobwa mwiza, nakuvuga ko nta mukobwa mwiza nzi ukina football.
urakoze cyane. hanyuma se ubu ufite umukunzi? Kuri ubu ngubu nta mukunzi mfite, ubu ndi single. hanyuma se hari inkuru tujya twumva cyangwa n'amadeba menshi, umukobwa ungana nkawe bagatajya kumubwira ati kutubaka urugo, kutatwereka umugabo, n'abasore nuko barabibabaza ati ko mutaza n'abagore. Yego, biriya bintu bitekerezaho iki? umva ibyo bintu ni ukuri urubyiruko turabirambiwe cyane. Ariko se umuntu ajya gukora ubukwe yabiteguye neza. Kuki abantu bavuga ngo dushake bazaduha intwererano se? Ntabwo bazaduha intwererano. Ikindi bazatwubakira urugo se? Nibareke tubitegure tubipange neza nibigira, kuko nabo ababikoze ntawabashyizeho pressure ngo nibakore ubukwe, nibashake cyane, nibarongore cyane, nibarongorwe. Bareke tubipange. Ese nibatubwira ahantu hari isoko ry'abagabo tuzajye kubahaha. Iyo pressure turayirambiwe. Urubyiruko ruri aha ngaha iyo pressure barayirambiwe. Nibatubabarire bavuge bati mushaka amafaranga, kuko ntabwo wakora ubukwe udafite amafaranga. Turi gushaka amafaranga. Ikindi nitumara kubona abakunzi babirimo neza nabo bafite gahunda, tuzabereka ibirori tunabashimisha. Ariko abakunzi barabuze. Abakunzi ntabwo babuze, ariko abafite gahunda yo kuba batwara umuntu mu rugo bo barabuze. Niba wenda sinzi ikibibatera cyangwa se bashaka gukomeza kwenjoyinga ubuzima, ariko abakunzi bo muri rusange barahari. Ariko ushaka umukunzi ufata icyemezo cyo kuba yajyana umuntu mu rugo bo ntabwo, ni bakeya cyane. Ubona se biterwa n'iki kuba abahungu badafite gahunda yo gushyira mu mago, kuvuze ngo baracenjoyinga? Hari igihe aba adafite amafaranga, icyo ni icya mbere. Akaba icya kabiri wenda akaba ashaka gukomeza kwenjoyinga ubuzima, wenda bwaramubanye spadipe wa mugani, akumva nyine agahera muri ibyo ngibyo ugasagize nk'imyaka na 40, wenda yarabuze amafaranga. Ariko nanone umusore ufite imbaraga gute abura amafaranga? Rero ushobora no gukora ikiyede ukabona amafaranga, kandi ubukwe ntabwo bisaba za miliyari cyangwa kwaka credit. Kora ubukwe buringaniye bigendanye n'amafaranga ufite. Nika ko ari cyo kibitera. Hanyuma rero watubwiye ko wari ufite inzozi zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, cyangwa umunyamakuru w'imikino, cyangwa umukinnyi wa filime, cyangwa umugore w'umukire w'umucuruzi. Inzozi za mbere zo gukina umupira w'amaguru wazigezeho. Izindi nzozi zo byagenze bite? Urakoze cyane. Inzozi za mbere zo gukina football zo naravivuye. Izindi ubu tuvugana ndikorera, mfite company yitwa Power Limited. Dukora ibintu byo kubaka, kwestara, CCTV camera, installation y'inzu muri rusange. Urumva icyo nacyo ni ikintu kinyinjiriza, ni nabyo mpugiyemo no muri iyi minsi, uretse ko mbonye n'akandi kazi ndagakora. Izindi nzozi ubu ngerageza kuba nshaka kwinjira mu bintu byo gukina filime, ariko nanone ibyo mbirimo nshaka no kuba nakimenyereza itangazamakuru nyine, cyane muri iyo kariyeri ya football, kuko nayiciyemo, bizanyorohera cyane kuba naba umunyamakuru w'imikino. Nabyo ndabyifuza, ariko nzi ko bizarangira mbigezeho, kuko ntago bizangora cyane. Mbirimo n'ubu njya ku mamace, nkakurikirana ku mace zica kuri televiziyo, byose nkabikurikirana. Ndumva iyo ndoto nayo ngomba kuzayigeraho. Ubwo rero muri iki gihe mugiye muri iyo kampani yanjye dukora akazi, nkabwira n'abantu bose bazareba n'iyi ntuze yanyu, iyi interview munkoresheje, nibabona n'ibiraka bazandangire. Erega ntabwo gukina football cyangwa gukina filime birangirira kuri kamera cyangwa bikarangirira mu kibuga. Umuntu arakomeza agakora mu buzima akiyubaka. Ndagiye bazandangira ibiraka cyangwa se bampa ibiraka, ndashoboye, nzi gukora, ndi engineer mu byo kubakisha n'iby'amashanyarazi. Ibyo byose mbifitiye ubumenyi. Uzampa akazi nzagakora, kuko nkeneye ibinyinjiriza. Ubu twizere ko hari filime tuzakubonamo vuba aha ngaha. Yes, vuba aha ngaha hari filime nziza muzambonamo, noneho ndi kwagitinga nk'umukinnyi wa filime. Hanyuma rero tanga ubutumwa ku rubyiruko, ku bakobwa b'inkumi. Yego. Urakoze. Iyi nama nagira urubyiruko, ntibumve ko
ntibumve ko impano bafite cyangwa se ibyo bafite wenda bishobora kugira abandi akamaro babitanga nk'ikiguzi. Nabagira inama yuko nk'abakobwa cyane bafasha abantu bari hano hanze bafite icyo kiguma cy'uko batabyaye, babafasha cyane, biroroshye kandi nta ingaruka zindi ziza nyuma yo kuba batanga intangangore, ubuzima burakomeza. Ndabagira inama yuko bafasha nk'abifashije, kuko ibaze nkawe ari we bibayeho, ariko se ufite uburyo icyo kibazo wagikemura. Niyo wabona amafaranga baguha amafaranga, cyese niyo utabona ariko nawe ukicara uvuga ati hari umuntu nafashije kuri ubu ngubu wishimye. Nicyo nagira urubyiruko, iyo nama nagira urubyiruko. Hanyuma dusoza, ese ugiye gukoresha social media? Social media ndayikoresha kuri Instagram, nitwa Umuhoza Rosette. Ndabasaba muzajyeho mu following, munansapotinge. Nkaba mfite na YouTube channel yitwa Rosette TV Show. Ndabasabye muzajyeho muri amashow aberaho. Yes, hanyuma rero twari turi kumwe n'Umuhoza Rosette. Mwumvise ko yabaye umukinnyi wa football ukomeye mu makipe akomeye. Mwumvise n'igikorwa cy'ubutwari yakoze cyo gutanga intangangore zikavamo abantu uyu munsi bakaba bariho. Uriya mumama wari warabuze urubyaro uyu munsi nawe akaba yishimiye kuba afite umuryango wuzuye w'umugabo ndetse n'abana. Turagushimiye cyane rero ku kiganiro cyiza waduhaye kuri Legacy TV. Murakoze cyane, nanjye ni by'agaciro kuba mwantumiye. Murakoze kuba mwantumiye kuri Legacy TV. Imana ibahe umugisha.